Yes, kambifurize kugubwa neza, mbifurize kumera neza aho uri hose uherereye. Emmanuel, iyi ni Newsline Rwanda. Ubu rero amakuru mashya murabizi ko ariyo mba ngendana nayo mu mufuka kabisa. Ubu ngubu rero nkuzaniye amakuru yo ya Rwanda Revenue Authority. Iki ni ikigo cy'u Rwanda rero gishinzwe imisoro n'amahoro, cyageneye rero abakora amakwe imisoro itari isanzwe kabisa, imisoro kabisa yavugishije benshi baciye ururondogoro, rwose imbuga nkoranyambaga muri iki gitondo bukeye abantu batabyumvaho neza na Rwanda Revenue Authority, ikigo gishinzwe imisoro mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero ni itangazo rigiye hanze ku mugoroba, ubwo rero aya makuru tuyakesha ibinyamakuru bigiye bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda, ko iki cy'imisoro n'amahoro, itangazo rigira ati kuri buri bukwe abakozi ba Rwanda Revenue Authority RRA bazajya baba bari hafi kabisa, bafite fomu igaragaraho uburyo umusoro uzajya utangwa uhereye ku bakora dekorasiyo, abahanzi, aba rero ni sound system, abatanga amafunguro, ababyinnyi ndetse n'abageni. Ubu urabona ko ibintu bigeze ku rundi rwego, aho abantu batari kubyumva kimwe. Urabona ko ubu umuntu ukora ubukwe, abageni bafite imisoro bazajya basora ku giti cyabo. Ni ukuvuga ngo umucuranzi, babandi baje gukora dekorasiyo ni bariya nyine badekora aho ubukwe burabera, bagakora sale bakayitunganya ndetse bagashyiraho n'amawuwa n'ibitako bigiye bitandukanye, bagashyiramo n'intebe. Bariya nabo bagiye kujya bacibwa imisoro yihariye, ndetse n'umugeni ku giti cye azajya acibwa imisoro yihariye. Twinjire rero ku abacuranzi cyangwa se bariya muba mwatumiye mu birori ngo babacurangire ngo ibintu bigende neza, babaririmbire. Aba rero bano bakoresha icyo bita sound system, aba rero nabo aba DJ rero barabibumva, n'abandi bose baba bazanye ibyuma mu birori, mu bukwe, aba nabo bagiye kujya bacibwa umusoro. Bari bamenye rero kujya baza mu bukwe gusa badacibwa imisoro. Abandi rero bagiye kujya batanga imisoro, aba bantu batugaburira mu bukwe, baba bapatanye ririya soko rero ryo baritsindiye kabisa ryo kugaburira abatashye ubukwe ndetse n'abageni. Aba rero nabo bagiye kujya bacibwa imisoro itandukanye, ndetse dukubitire no ku ababyinnyi batashye ubukwe, barasusurutsa ibirori ndetse bagasusurutsa n'abageni. Aba nabo bagiye kujya batanga imisoro. Ntabwo ari bya bindi bya mbere ngo baraza babyine gusa bishyurwe. Bazajya bishyurwa, ariko y'amafaranga bishyuwemo batange umusoro, ndetse n'abageni muri rusange nabo imisoro bagiye kujya bayitanga. Rero ni itangazo ryavugishije benshi cyane, aho ku mbuga nkoranyambaga tugende nko ku kinyamakuru cyitwa Umunsi. Ni ikinyamakuru cyandikira mu karere ka Rubavu mu gihugu cy'u Rwanda. Ndabona abantu benshi bateye komenti zigiye zitandukanye, aho witwa Emmanuel Ngiruwonsanga yagize ati ndabona umuntu agiye kujya atera akabari wamuhagaze hejuru. Ni ibintu bitangaje cyane. Undi ati hanyuma ngo ibihano byafatiwe u Rwanda nta ngaruka bizateza, ntacyo murabona mwebwe sha. Uyu rero nawe n'undi wateye komenti ati ariko noneho ndumiwe pe, nuko na gahunda y'igikwe ariko banza bazashyiraho n'umusoro nka data. Abantu hano baciye ururondogoro. Ati genda Rwanda ugeze habi we, reka wowe ugeze habi uri kwiyubakira igihugu sha. Wowe ndabona utari kumva neza. Undi ati mwarangiza ngo u Rwanda ruratengamaye.
umuturage yarakaye ati ibintu birakaze nanjye ubwanjye naringuye hasi pe yampaye nka data. Hari umukobwa witwa Tina Uwase we yagize ati nizere ko mu bayobozi babishinzwe harimo abasomye izi komantere. Abantu rero bavuze byinshi bigiye bitandukanye byinshi kabisa. Ati rero ibyabuzaga abajene gukora ubukwe noneho birabaye he. Ati ntubona babajene bivugiye ati nta gikwe. Ati rero birashobotse noneho bagiye kujya banga kubukora noneho bagende ku majoro abandi bagende mu rukerera. Ni ibyifuzo by'abaturage rero bigiye bitandukanye aho nagiye mbibashakira, aho abaturage benshi bateye komenti ati mwajyaga muvuga ngo kuki abasore batarongora mutarabona, nanjye nuko navuye mwe akarenge kugikubita. Ati navuyemo akarenge kagikubita nanjye ubwo ngo nta gikwe cyari kuzaba aha ni nko guca umuco w'ubukwe kweri buzajya bukora mbarwa. Yampaye nka data rero urumva ko byakomeye. Iki ni icyifuzo cy'abaturage aho bagiye bavuga ati ntabwo byari bikwiye ko umuntu ugiye gukora ubukwe yacibwa imisoro, ndetse n'uwabutashye cyangwa se ufitemo role agacibwa imisoro nk'umuririmbyi yagakwiye kugenda hariya ntacibwe imisoro. Umuhanzi aracibwa imisoro gute kandi agiye mu bukwe? Abacuranzi dekorasiyo kabisa nabo bajuriye mu mpande zigiye zitandukanye, ndetse n'ababyinnyi ari amatorero rero mugenda mubyinisha mu bukwe. Mpaye nka data byakomeye. Ni ukwitwararika cyane rero ngo ubukwe bugiye kujya bukora mbarwa. Njye nari Emmanuel, iyi ni Newsline, kora subscribe kugira ngo ujye ubonera amakuru ku gihe ndetse